Reka kubaka kanya ikintu cyitwa ubutinganyi nge mu makuru yanjye mfite ariko sinzi nimba nabandi ariko babizi ngenzi ko bituruka hehe bituruka muri Amerika. Habaye n'igihe kinini cyane mbega cyo kubisensibiliza no kubyinjiza mu bantu aribyo bagiye bavuga ngo uburenganzira bwa muntu ngo afite uburenganzira bwo gukora kwitwara uko ashaka kubaho uko ashaka ngira ngo urabizi ko muri Amerika hari ibigo byinshi cyane bitera inkunga bisapotinga abantu babana bahuje ibitsina. Nkeka ko ntabwo wari umuco usanzwe ku isi, ni umuco wabaye ababanje bawukoze bo n'Imana yarabarakariye irabarimbura ibakuraho rwose ibagirira ko gace no mu Bisilamu ibyo bintu murabyemera? Niko bimeze. Okay. Kuko Islam iziririza ikibi cyose irakiziririza, ntabwo ivuga ngo no kuvuga Islam na buriya butumwa bwa Sodoma na Gomora nabwo murabwiga mubuzi. Ubwo butumwa bwa Sodoma na Gomora ngo ni bimwe mu mateka, na mateka twebwe tuvuga ngo Imana ijya gutanga ubutumwa yavuze ngo dushingiye tubabwira amateka y'abahise. Imana ni kwivuga ngo tubabwira amateka y'abahise kugira ngo mubone uko mwitwara, mumenye ibyo yangaga kuva na kera, namwe mugire gute mu byange. Ingaruka zo ntizabura ko burya iyo ugiye guhindura ikintu hawe kigomba kubangamira. Buriya ziriya ngamba zose yazanye ashaka gushyira mu bikorwa hari ibindi bikorwa agomba kubangamira. Ikintu yari ikinyoma bivuga ngo nta stati kiba kinafite. Iyo gifite aba ariyo kwifashisha kugira ngo kibeho. Amerika kugira umita statisityo ebanira rongitse nyine urumva ko nyine utukigiye cya kinyoma, kuko twe turebye mu nkomoko Amerika nuvuga ngo ni ikintu cyavumbuwe n'abantu bagiha ishusho bashaka. Yego, kuko Amerika ntiwambira ngo Amerika nta rurimi igira. Yewe n'umuco ni ruhurirane rw'imico ituruka mu mpande n'impande z'isi, sibyo? Havuga ngo ni nabyo Trump yavugaga ngo abantu baraza bavuye mu mahanga batandukanye bazanye imico yabo bakaza kugira gute Rwanda nibakunda igihugu cy'u Rwanda, kuko u Rwanda rurakomeye. U Rwanda rufite byinshi byiza utasanga muri Amerika. Ikibabaje ni nuko yageze hariya muri Amerika usanga bya bindi byiza akeneye abituma mu Rwanda. Ukaba kwibaza ngo kwazi ko yavuye mu Rwanda nta cyasize, yafashe ibyo akagurisha akatwara, kuki akeneye ibindi biva mu Rwanda? Kandi we yaragurishije nk'ushaka kuhava burundu n'ibyaho yabyanze. Nawe nagira inama abanyarwanda bava muri iki gihugu berekeza ahari hose bakorekeza mu mahanga, iwanyu bari iwanyu. Nkurikije amagambo Trump yavuze, ngiye namvise ko ngiye ndi umunyarwanda nkaba ndi hariya, nakoresha ubwenge bwose bushoboka nkagurisha ibyo nanjye mpafite. Urumva nimba nzi ko mpari mu buryo butemewe, nkaza hakiri kare mu Rwanda rukigendwa nkashaka nanjye aho ngura noneho nkashinga ibirindiro, kubera ko nyuma y'ejo nyuma y'igihe buriya ngo si igihe hari igihe azabitekereza bamubwira ngo fata utwawe, ubwo utwe ni imyenda. Uri kumva, utwe ni imyenda. Nongeye kugushimira wodahwema gukurikira ibiganiro umunsi kundi kuri IM Media TV. Iyo nakiriye barafindura nta kindi tuba tugiye kwivugira, tuba tugiye kwanaliza ibintu biri hano hanze, ibintu byose ugenda ubona biza ku isi n'ingaruka bishobora kugira ku mibereho yacu. Barafindura ikaze nanone imbere ya kamera za IM Media, ngira ngo abantu bamaze kumenyera. Murakoze cyane. Meze neza? Ndashima Imana. Urashima Imana cyane. Ariko usengera hehe? Umwadeperi, uri umwisilamu, uri umuprotestant, uri umuki? Jewe ngende umumizirima. Muzirima? Yes. Umwisilamu? Yeah. You are Muslim? Yes. Okay. So ndagusuje wowe udahwema gukurikira ibiganiro umunsi kundi kuri IM Media TV. Turagenda garutse ndabasuje mwese aho muri mu bice by'isi bitandukanye, yaba bari mu Rwanda, bari muri Afrika ndetse n'abari hanze yarwo. Barafindura ndimo ndagira ngo uyu munsi wa none tujye ku Perezida Donald Trump. Niwe perezida ngira ngo mu perezida bayoboye Amerika n'uwa kabiri ukoze agahigo ko kugaruka muri White House. Yes. Urawarubizi?
ni ukuvuga mu baperezida bayoboye Amerika Trump niwe mu perezida wa kabiri bikunze ko agaruka muri White House. atayivuyemo neza. Se buriya yayivuyemo nabi? Yayivuyemo nabi kubera ko urazi ko akimara kuva muri White House yatangiye kwinjira mu nkiko aburana. Ariko siko ari byo. Watangira kugenzwa ibyaha, ushinjwa ibyaha bimwe abana binakomeye. Ariko mbere yuko tubyinjiramo cyane, kuki ibi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ushyizemo na Amerika, sibyo? Kubera iki rimwe na rimwe batubwira ibintu bakatwereka ko ari ibintu bya danje ariko bo batabishyira imbere cyane? Icyo nabona twe bamaze kubona ko wagira ngo turi akarima kabo. Turi akarima kabo bahingamo ibyo bashaka. Urumva? Kandi bakaba bazi ko bigomba kwera. Ntabwo twebwe tubona nk'abantu dushobora natwe kuba abahinzi ba nyabo bahinga mu mirima yabo. Ahubwo batugize imirima yabo, barekereye ikintu bashaka, bakaza bakakiduhingamo, natwe tukakera. Ngira ngo urugero rwa hafi navuga ngo urabona twebwe mu Rwanda n'ubundi twari dusanzwe dufite imbyino, injyana yacu, injyana gakondo y'umuco w'u Rwanda, sibyo? Ariko twagiye tubona haje umuco uvuye aho muri Amerika, urangije uraza noneho uranakomera cyane. Urumva ko ndakeka ko buri muhanzi wese uri hano mu Rwanda uri hit ntago arukora gakondo y'u Rwanda. Oya, ntago arukora gakondo y'u Rwanda, ahubwo nukora injyana mvamahanga nubwo yayikora mu Kinyarwanda. Ubwo yayishyira mu Kinyarwanda, yayikora mu Kinyarwanda rero bakavuga ngo ubwo ngo arimo aririmba ngo ni umunyarwanda, ariko arimo aririmba imico y'ahandi. Hanyuma ikintu ngewe nagira ngo uyu munsi wa none tuganire ku mpinduka. Donald Trump aratowe, ngira ngo ni perezida wa 45 mu bayoboye Amerika, sibyo? Hanyuma ndagira ngo turebe impinduka, cyangwa se kuko umuntu buri yobora Amerika aba asa nk'ayoboye isi yose, niko isi yose ibyemera, nanjye sinje kubihindura. Ni hafi aho. Iyo Donald Trump azwi nk'umuntu nyine uhubuka muri politike, donc ni umuntu uvugira aho ngaho, kandi n'ubundi ibyo avuze ntajye kure yabyo. Nize mpinduka ubona zishobora kubangamira abantu batuye ku isi, by'umwihariko abantu baturuka ku uyu mugabane bajya guhiga hariya? Nize ngaruka nk'eshatu ubona bagiye guhura nazo zikomeye? Ingaruka rero zo zirahari, ni nyinshi. Mvuze ngo nzivuge nzitondagure. Hari ingaruka ya mbere niyo ni ijyanye no kuvuga ngo n'imico. Umuco wa Amerika wigishijwe ku isi, hafi ku isi yose. Reka kubaka kanya ikintu cyitwa ubutinganyi, nge mu makuru yanjye mfite, ariko sinzi nimba n'abandi ariko babizi, ngenzi ko bituruka hehe, bituruka muri Amerika. Habaye n'igihe kinini cyane mbega cyo kubisansibiliza no kubyinjiza mu bantu. Aribyo bagiye bavuga ngo uburenganzira bwa muntu, ngo umuntu ngo afite uburenganzira bwo gukora, kwitwara uko ashaka, kubaho uko ashaka. Ngira ngo urabizi ko muri Amerika hari ibigo byinshi cyane bitera inkunga, bisapotinga abantu babana bahuje ibitsina. Nkeka ko ntabwo wari umuco usanzwe ku isi. Ni umuco wabaye ababanje bawukoze boho n'Imana yarabarakariye, irabarimbura ibakuraho. Ibakuraho rwose, ibagira ako gace. No mu Bisilamu ibyo bintu murabyemera? Niko bimeze. Okay. Kuko Islam iziririza ikibi cyose irakiziririza, ntabwo ivuga ngo ni ukuvuga Islam na buriya butumwa bwa Sodoma na Gomora nabwo murabwiga mubuzi? Ubwo butumwa bwa Sodoma na Gomora ngo ni bimwe mu mateka, nta mateka twebwe tuvuga ngo Imana ivuga ijya gutanga ubutumwa bivuze ngo dushingiye tubabwira amateka y'abahise. Imana ni kwivuga ngo tubabwira amateka y'abahise kugira ngo mubone uko mwitwara, mumenye ibyo yangaga kuva na kera, namwe mugire gute, mu byange. Kuko nuvuga ngo nimba ikintu yaragihaniye abantu, wowe nugikora ntabwo izaguhana, izavuga ngo nuvuga ngo igira ku mateka.
igira ku mateka y'ibyahise ubona uko witwara mu bizaza. Ubundi mbere y'uko twinjiramo hano mbangira ngo abantu benshi ndagira ngo ikiganiro tugirana abantu bagiye bigiramo ibintu byinshi banahumuke. Iyi Amerika ubundi tuvuga mu kinyejana cya 21 ubundi Amerika ni iki muri make, ubundi ni iki abantu bakeneye kuyimenyaho kugira bamenye ngo Amerika turi kuvugaho ni iki kintu. Yewe bakakanya mu kinyejana cya 21 Amerika ubwo ngewe nimvuga isanzwe nkeka ko buri wese arayizi. We yivuge uko yumva describing ku buryo umuntu utazi Amerika agerageza kuyumva. Yes, ubundi Amerika mu buryo Amerika imiterere yayo n'uburyo isanzwe yiberaho, ubundi Amerika yari isanzwe imeze nkaho wagira ngo si kwisi, kuko kwisi hari amategeko y'Imana agenga isi. Sibyo? Ariko ugasanga muri Amerika mu mategeko urumva ko isi nimba rimwe n'Imana yashyizeho n'amategeko ayigenga. Muri Amerika ari amategeko y'Imana agenga isi ntayo nabonaga ntayahabagaho. Ruvuga ngo ho hari amategeko yabo y'Abanyamerika ayobora Amerika ambega uko yumva ishaka. Bitavuze ngo Imana irahari cyangwa Imana ikiracyanga cyangwa se nticyemera. Ruvuga ngo bo bakiberaho bavuga ngo ni nkabo ubwabo nkaho ari bo bigize. Sinzi nimba ariko nejo bundi mu biheruka gutangazwa cyangwa se byanabaye nabo ubwabo bemeraga ko bavuga ko nta Mana iba muri Amerika. Ubwo nka Los Angeles bavuga ngo yatinyuze bavuga ngo ariko ngo biragaragara ko nta Mana iba hano, ngo ntayo. Nimwe ko bo ntabwo babaho nk'abantu baremwe n'Imana, babaho nk'ibiremwa bya ubwabo. Bumva yuko donc ubushobozi n'ibyo bakora ari ubushobozi bwabo aricyo bigarukiraho. Nese koko niko babyemera cyangwa twavuga ko ari abantu birengagiza ibyo bazi? Buriya ntabwo ariko babyemera, ahubwo icyo navuga ngo ni ukwirengagiza ibyo bazi. Barabizi neza ko Imana ihari, ariko kubera ko bo bitewe na politike baba bifitiye ntabwo bashaka kwemeza abantu ko Imana ihari. Kubera ko nibemeza ko Imana ihari bo baraba batagihari, nta jambo baraba bagifite. Niyo mpamvu rero bo bagerageza kwigisha no gusansipiriza bimwe mu byo batekereje kugira ngo abantu bibanemo Amerika cyane kurusha uko bakwibona ku Mana. Babone Amerika ndumva ari ikintu gihambaye cyane. Wenda tuzagira n'umwanya wo kugaruka ku bya Amerika cyane, abantu bumva amateka yayo n'ukuntu yabayeho n'uburyo Amerika ari ikintu cyubakiye ku kinyoma, ari ikintu kitabaho cyane rwose. Nge ndimo ndagira ngo ngaruke ku Banyarwanda, sibyo? Uyu munsi wa none Donald Trump aratowe. Akimara kurahira abanyamahanga bose bari muri Amerika baragiye mu buryo butemewe n'amategeko, bagiye kubagarura mu bihugu byabo. Bisobanuye iki? Buriya ikisobanuro cyabyo nuko n'ubundi ni kubera ko ikintu yari ikinyoma, bivuga ngo nta stati kiba kinafite. Iyo gifite aba ariyo kwifashisha kugira ngo kibeho. Amerika ku kintu bita statisityo irarongitse nyine. Urumva ko nyine utushyigiye cya kinyoma, kuko twe turebye mu nkomoko Amerika n'uvuga ngo ni ikintu cyavumbuwe n'abantu bagiha ishusho bashaka. Yego, kuko Amerika ntiwambira ngo Amerika nta rurimi igira. Yewe n'umuco ni uruhurirane rw'imico ituruka mu mpande n'impande z'isi. Sibyo? Havuga ngo ni nabyo Trump yavugaga ngo abantu baraza bavuye mu mahanga batandukanye bazanye imico yabo bakaza kugira gute kuyikorera hariya. None se ubundi yabasha nese ubundi ararekarama yuko umuco wa Amerika ari uwuhe? Nawe nta gusa icyiza namwumviseho nuko ashobora guhindura. Hari byinshi yahindura nubwo bishobora kumugora. Nago Trump uburyo Amerika yubatse n'imiterere na viziyo yubakanywe n'intumbero Amerika abayikoze bashaka kuyikoresha, ntacyo Donald Trump, for your information, ntacyo Donald Trump yayikoraho, ntacyo yahinduraho. Yavuze ko azasinya amateka 200. Ngo Donald Trump rwose yabihindura. Ahubwo reka turebe iyi myanzuro arimo agenda ashyiraho ni gute, n'ikigiye kwangiza ku bantu cyangwa se nize ngaruka iri bubagireho. Ingaruka zo ntizabura, ko burya iyo ugiye guhindura ikintu hawe kigomba kubangamira. Buriya ziriya ngamba zose yazanye ashaka gushyira mu bikorwa, hari ibindi bikorwa agomba kubangamira. Ubwo wenda turaza twinjira tuvuge ngo
nk'ubutinganyi bwari bwaramaze gufata intebe muri Amerika yatangiye kububangamira. ese koko Amerika niyo igiye gucaho ubutinganyira? Buriya uzarebe abantu benshi bagiye njyewe majorite uretse na nko mu Buholande no mu bindi bihugu bikeya nibyo wagiye usanga harimo ubutinganyi bukabije, ariko Amerika ugasanga yo nindiri yabwo. Kandi nyango nimba ubyibuka neza, n'abandi benshi hano mu Rwanda, vugira hano mu Rwanda bakoze icyo kintu, bakora icyo kintu bakibamo, inkomoko ikomoka muri Amerika. Kuko njye ari n'ikigo nzi neza gitera inkunga abo batinganyi hano mu gihugu, kandi gikomoka muri Amerika. Ahubwo ngewe ubutinganyi cyane lesbians ngewe nangira kumenya cyane. Ariko buriya iriya filime yitwa Empire urayizi? Ujya ureba amafilime? Yanjye ndibaho. Hari filime yitwa Empire ivuga ku bintu by'umuziki, iri mu mafilime ngira ngo yamamaje ubutinganyi kabwerura ku kigero kiri hejuru cyane, ni y'Abanyamerika. Yes, yanakorewe muri Amerika. Ariko nyuma y'iyo filime Abespanyol nibo bantu kabisa nabonye babishyize ku rundi rwego mu kwamamaza ubutinganyi. Buriya rero ikintu ngiye nshaka kubwira wenda wumve neza, nuko ngo hari umwarimu wigisha ikintu n'umunyeshuri wo kugifata mu buryo mbega burenze. Kuko uzare mwarimu ashobora kukubwira kwigisha isomo akagira umunyeshuri ifata mbega uryumva cyane kurusha na mwarimu, agatangira ko yarisobanurira abandi kurusha uko mwarimu yabasobanurira. Mvuge ngo rero navuga ngo Espanyol yaba ari bamwe mu bumvise vuba neza kugira ngo icyo kintu bakigire guteba cyamamaze cyane. Ariko ibyo nzi byinshi cyane, ubutinganyi muri Amerika nicyo kintu niho nkeka ko bwanavukiye, nimba ari butanahavukiye niho bwarerewe, urumva? Noneho butangira gusakazwa ku isi. Kuko nureba ibihugu byinshi yaba ibyo muri Afurika no ku yindi migabane usanga biterwa inkunga byinshi biyobowe na Amerika muri byose, yaba muri politike, yaba mu bukungu, yaba mu bikini, niyo ibisapotinga. Hanyuma Amerika hano ndagira ngo tugaruke cyane mu Rwanda nk'uko nabivuze. Hari abantu benshi bajya kuva muri Afurika by'umwihariko mu Rwanda agasiga agurishije amasambu, buri kimwe cyose rero ko nk'umuntu ugiye gufata ubundi buzima. Tekereza niyisanga kuri urwo rutonde rw'abo bantu bari bugarurwe mu Rwanda. Buriya rero navuga ngo ni ya mihini mishyi itera amabavu, ngo navuga ngo nawe yabageze igihe cyo kurwara amabavu iyo muhini mushya yakoresheje adabanje gutekerezaho. Kuko buriya ikintu iyo kitari originali uvuga ngo ntabwo bugira uko gifata, kiba cyahindagurika igihe cyose. Niba twemerewe ko umugabane wa Amerika ari ikintu navuga ngo Amerika ari ikinyoma, ejo nihaba ukuri cya kinyoma kizahita kivaho. Sibyo? Bivuga ngo rero wa muntu wirukiye ikinyoma azisanga agize gute? Azisanga yabuze intama n'ibyuma. Azasanga mu Rwanda urabona ko nkeka ko ubutaka bwinshi hano mu Rwanda bufite ibyo bwagenewe, ibyo bukorerwaho, kandi bufite na ba nyirabyo. Gusa nanone hari ikintu bita binyereka buriya wa mugabo we, buriya iwanyu aba ari iwanyu. Iwanyu. Ari nayo mpamvu njye nkunda abantu abakorera amafaranga muri Amerika akagira gute cyane n'ahandi hose, ariko ugasanga arakora investment mu gihugu cye cyamubyaye. Tekereza ariho hantu wubatse, ufite imitungo, ufite buri kimwe, bakagira gutyo ukahava. Ngira ngo wabonye mu bushizi byabaye mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Abantu benshi bari batunze b'Abanyarwanda bari abakireyo iki bamaze n'imyaka myinshi. Yego, ariko akakurwa iheru. Niba umugabo Donald Trump aje akavuga ati no kubyara uyu munsi wa none n'umunyamahanga ubyariye umwana ku butaka bwa Amerika, nago automatic arazajya ahita abona ubwene gihugu. Ibintu wabona bitasubiye wandabaga. Nyine urabyumva ko nawe ntacyo wakwirwa ibyazo byinshi, ahubwo uvuga ngo abantu benshi bagakwiye gusobanukirwa, bagakwiye kumenya, bagakwiye gukunda iwabo. Abanyarwanda ngiye mvugira Abanyarwanda nibakunda igihugu cy'u Rwanda, kuko u Rwanda rurakomeye. U Rwanda rufite byinshi byiza utasanga muri Amerika. Ikibabaje ni nuko yageze hariya muri Amerika usanga bya bindi byiza akeneye abituma mu Rwanda.
ukaba wakwibaza ngo ko azi ko yavuye mu Rwanda nta cyasize yafashe ibyo akagurisha akatwara kuki akeneye ibindi biva mu Rwanda kandi we yaragurishije nk'ushaka kuhava burundu n'ibyaho yabyanze. Nawe nagira inama abanyarwanda bava muri iki gihugu berekeza ahari hose bakwerekeza mu mahanga, iwanyu bari iwanyu, iwanyu bari iwanyu, iwanyu bari iwanyu, nta hantu uzigera ubona ituze ibyiza. Hano barahari pe, umuntu arajya muri Amerika cyangwa n'ahandi mwavugana akajya kubwira ati amaze umwaka umwe, akajya kubwira ati twe iwacu muri Amerika ukuntu donc yamaze kuba iwabo mu mico, donc yasize iwabo ubutaka bwe abusiga no mu ntekerezo. Uyu munsi wa none imyanzuro Donald Trump atangiye gufata ni waba ari umubure ku banyafurika bose yuko amazi ariyo ashyuha ariko ntiyibagirwe uwambeho. Buriya rwose byo navuga ngo navuga ngo se niyo utumva buryo urinukiriza, sibyo? Nkurikije amagambo Trump yavuze, njye namvise ko njye ndi umunyarwanda nkaba ndi hariya, nakoresha ubwenge bwose bushoboka nkagurisha ibyo nanjye mpafite, urumva nimba nzi ko mpari mu buryo butemewe nkaza hakiri kare mu Rwanda rukigendwa nkashaka nanjye aho ngura noneho nkashinga ibirindiro, kubera ko nyuma y'ejo nyuma y'igihe buriya ngo si igihe hari igihe azabitekereza bamubwira ngo fata utwawe, utwe ni imyenda, kumva utwe ni imyenda n'ibyo afite mu mutwe we n'ibiki akazinga ati subira iwanyu. None ikibazo kinakomeye uriya mugabo afite, ngira ngo mvishe yuko Amerika ku kigero kiri hejuru cyane igiye no kuva mu muryango w'abibumbye. Ahubwo icyo kintu cyankanze cyane, nibaje ko nzi ko Amerika yo yari ihedinze kiriya kintu uriya muryango w'abibumbye. Niyo ugiye kureba support nyinshi yaturukaga hariya financially. Amerika nivamo izaba uriya muryango uzabuze ukuboko kw'iburyo. Uvuga ngo ahubwo si ubwo niko konyine. Buriya mu minsi ishize umugabo bita Putin yarabivuzeho abantu ntibabyumva, mbega agerageza gushyira hanze ukuri kose ntibabyumva, ariko ahangaha niho nahise mbona koko ibyo yavugaga ni ukuri. Trump ahubwo we aje kwemeza ko bya bindi ubundi twebwe hari ukuntu badufashe nk'abadashoboye koko, wumva ko umuntu udashoboye umutwara uko ushaka uko wumva, bituma ibitekerezo byabo biganza ibyacu. Mbega twebwe tumva ko tutagitekereza, ubusige dutekereza tujya kuri interinete tukareba umuntu uri muri Amerika wagize, tugahita dutangira gukora cyangwa kuvuga nk'ibyo yavuze, gukora nk'ibyo yakoze. Noneho ikindi, hari nk'imiryango usanga mu by'ukuri yaravuye hano mu Rwanda, yamara kubona okaziyo, wenda imiryango myinshi yagiye ijya kujya muri Amerika, yageraho yamara kubona okaziyo agahita umuryango wose ahita awujyanayo. Tekereza nk'umuntu wagurishije ubutaka, gusa icyiza wenda banazana baba banafite wenda nayo mikoro yo gutangira ubuzima mw'ibi bihugu byita byorohe. Nk'iyo ufite hariya muri Amerika uramutse wenda ufite nk'ibyo 300 cyangwa 400 by'idolari, hariya naho ari amafaranga menshi ariko ntibiba bihambaye. Ariko none iyo uje mu Rwanda bita bigutereka mu kindi kigero. Ariko se wumvise ingamba yavuze azafataho kuri icyo kintu? We yavuze ati ni gute twarangamira mu gukemura ibibazo by'abandi tutarakemura ibibazo by'abanyagihugu. Uri kumva? Aravuga ngo abantu benshi bava mu migabane cyangwa mu bihugu bitandukanye bakaza bagafashwa kubaho neza, bagashakirwa imirimo, bagakora byose, ariko ugasanga umunyagihugu ntaki ibyo bintu ntabibona. Mvuga ngo byagakwiye kubera nka wa muco hano mu Rwanda. Navuga ngo byagakwiye kuri isomo b'abayobozi benshi bo muri Afurika bafata bishimira cyangwa gushyira mu bikorwa politike yo mu bindi bihugu kurusha mu Rwanda. Nyine njye nabikuriyemo. Hari nk'ukuntu twabaga turi mu rugo tudaheruka no kunywa fanta cyangwa no kurya inyama, umushyitsi yaza bakabimukora ni sekurume bakaba bayibaga. Ukibaza se iyi sekurume batabagiye abasangwa, umushyitsi ayibonye gute? Ni ngayo rero Donald Trump, ariko n'ubusanzwe n'ubundi
ni umuntu n'ubusanzwe utemera yuko Amerika ibayeho mu buryo yakabayeho. hariya byo icyemezo cya nyacyo njye numvise muri politiki isanzwe Amerika yari ifite mbega yagiye kubiri nayo hafi ku kigero cya 60%. uri kumva kuko numvise ibintu byinshi azahindura kandi nsanga Amerika nicyo kintu navugaga cyagiraga Amerika imbega yari ihedinze buri kintu cyose agiye guhindura. Nkibaza ngo ko ariyo yari igihedinze cya kintu yari ihedinze kizabaho gute cyo birakomeye. Ese abangaba bakibibyemo bazabasha ahubwo ze ko wendaga ko numva uri gutekenika ngo uzajyeyo bimeze gutobura cyagiyeyo cyangwa cyakora ku ruhande rumwe nari mfite inzozi zo numva ko byagakwiye ko binihutirwa ariko nyine nasanze ko buriya icyo naba ngiye gushaka hariya na hano kirahari ahubwo nuko ntari numva neza ko nakibona ariko ubu nabyatumye nsubira inyuma. Ubu natangiye niko ntago uri bujyeyo buriya rero byatumye nicara noneho mbitekerezaho neza. Icyo nzi nuko ubu noneho nubwo najyayo nagenda ku ntego zitandukanye n'izo nari mfite. Donald Trump nabonye umunyamahanga atajya imbizi nawe pe ntago ajya imbizi, niyo mpamvu nanjye ntagenda mu buryo butemewe ariko ngomba gushakisha uburyo nkagenda mu buryo kuko burya ibintu biyajemo gutekinika kandi abizi ko abenshi niko bagiye ari kumva ni nabwo buryo bashaka kutwaramo natwe twese baba bashaka kutujyanamo ariko aho ngaho nahise mbona ko hari igikuta wa muntu we jyayo ndebe ko wazajya mpasa ku ifaranga ese urabona buriya reka nkubwire ntabwo mvuze ngo sinajyayo cyangwa ngo mbuze abandi ngo ntimujyeyo ariko dutegura igihe cyo kujyayo cyiza cya nyacyo cyagiye uvuga ngo ngiye ntagiye guterwa inkunga ngiye kubera umurimo ngiye gukora wenda umurimo nkora hari ufite isoko kurusha hano nicyo cyonyine kizatuma njya muri Amerika. Uru rugabo rufasha abantu benshi amaraso. Umuntu mama yabaga atwita agahita yirukankiye rubika akavuga ati reka ngendo mbyara umwana w'umunyamerika ariko harimo ubwenge ngewe ibyo yavuze birumvikana kubera iyo mpamvu ariko uzi kugira ngo wowe utegure ibintu byawe umuntu aze hagoshaze ko utumwa zabisahura bijyane cyangwa se abikoreshe mu buryo bwe nabi bitaragugira icyo bikumara hagoshaze ko nutivumbura fresheri zagize uzuko uzikaruma bakavuga ati uzi uko ujya gusa nka Rocky ngiye kuba umunyamerika ubu ngenzemera mba umunyamerika mu mutwe yamaye umutwe ngenge nicara numva ko ndi muri Amerika mu mutwe mu bitekerezo byanjye ariko nkore abantu mujya Amerika mu bitekerezo ibigeso mukora turabizi. Oya ngewe nakubwiye ko umuco wanjye ndawubuze ubwo nukugira ni impamvu yo kurinda umuco nene se nago bizi se kari n'abantu baryama bakajya muri Amerika. Oya aho ngaho ntago bajya muri Amerika bajya hariya buriya kiriya ni ikindi cyumba ni ikindi cyumba kibarizwa muri Amerika ariko muri Amerika ntabwo ari byo nyamara urumva hari abantu nyamara hano mu mihanda ya Kigali nyine buri joro bajya muri Amerika. Aretse icyo kintu tukinjiyeyo none tukazagishakira undi mwanya kugira kintu yego nubwo abantu benshi nyine vuze ngo ujya muri Amerika mu bitekerezo ngewe mu mitekerereze yanjye urumva nshobora gutekereza yuko wenda muri Amerika bakora uko bagira gute nkavuga ngo izira mbaraga nakwiye kuba ntakaza muri Amerika nzikoreshayo reka nzikoreshe hano naho amahirwe arahari kuko ahantu hari umutekano hari byose ako byo nanjye ndi gusoza reka tubesereye ku iki kintu no tureke blague sibyo usko naje gusanga buriya bihugu bikomeye abanyafurika aribo bantu babigira ibyo biri byo ni nabo babikomeje ahubwo sibyo usanga imbaraga zacu mu gihe cy'ubusore bwacu tuziha Amerika tuziha ibyo bihugu twumva icyo kintu ahubwo byatunanira byanze muri biriya bihugu tukaza guha ibihugu byacu bisigarizwa ku rugero rutoya wenda naguha kugira ngo wenda ntuzonye no kubyibazaho uzarebe batanga buruse zo kujya kwiga muri Amerika buri mwana wese wize neza urifite amanota yo hejuru yiga muri Amerika uzanyereka abagaruka bose urumva abahanga abanyabwenge twakagize twita tubohereza bakagenda bakiga bagahita babaha n'imirimo none se ikibazo ngira sibyo rero sinzi
haneye gutekereza ku bintu bituma unababara cyane. Mm. Abantu benshi iyo bavuye hanze baza mu Rwanda, Mm. biragora kubona umuntu wabaye hanze akaza kugusharinga nyine. Abazungu buriya njye ntabwo ari ukuvuga wenda ngo ndabasingiza cyangwa se mbemera mu buryo bwa danje, ariko nemera yuko hari intambwe abazungu baturusha. Nemera ko hari ibintu byiza 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 bikomeye twabigiraho, twakura hariya tukazana inaha kandi bikadufasha. Mm. Nko kubaha igihe, kumenya kubaho ubuzima bufite intego n'ibindi bitandukanye. Ariko twebwe abantu babaye hariya benshi bari kuza muri iyi minsi, ni umwana arajyayo yari afite ingeso nziza, akagaruka ari indaya, akagaruka nk'urumogi, akagaruka yarabaye umuyayu, akagaruka ari umutinganyi. Nyine ibintu turi kubakuraho ni ibintu bitagira icyo bimarira ubutaka bwacu. Aho ikibazo gihari cyane njya mbona kigaruka kenshi, abantu bose batari intambwe yo kujyayo, wenda rujya n'abagiye kwiga ntabwo bagenda ngo bige, ahubwo bagenda nk'aho bakize bagatangira kwigana, sibyo? Aho ngo yige ibyo azakoresha, ahubwo akigana ibyo ahasanze bitazakora, bitazagira n'icyo bimara hano. Nkeka ko niyo abenshi no wamva ngo agenda ukabona umwaka umwe yagiye wenda yari umuntu usenga ugira gute, akagaruka yari bagiye ko n'Imana hari baho. Urumva wamubwira ngo ngo n'uburenganzira bwanjye bana. Ibyo kintu twagakwiye kugira intego, tukagenda tugiye kwiga, tukiga ibyo bitujyanye, tukagaruka tukabikora, noneho tukabibyaza umusaruro kugira ngo tugire imbaraga. Nkeka yuko iyi myanzuro Donald Trump iya mbere atangiye gushyira mu bikorwa, reka nizere yuko igiye kuba nk'umuburo ku Banyafurika, tukibuka ko iwacu nta kintu kiruta iwanyu pe. Ni ukuri, uko ni ukuri. Nta kintu kiruta iwanyu. Nta. Buriya yewe n'uri muri Amerika atagira ngo wenda mu Rwanda ngo tubayeho neza cyane mu buryo bwa danje, ngo buri kintu cyose turakibona. Nyine uko uhiga muri Amerika wiyushya kuya, nawe uje ukiyushya kuya, wakora. Ahubwo vuga ngo hano twebwe turatinya. Uti gute? Hariya muri Amerika ubona amafaranga ugiye gukorayo wese, nkeka ko ntutagira ngo ubone biro ukoreramo. Uragenda ukajya mu murima ugahinga, ukagenda ukajya koza abasaza cyangwa abakecuru, ukajya mu mirambo ukajya ari wowe wiyigira, ukajya mu manimbo ukaba ari ujya gutunganya. Mu gihe hano sinzi nimba iyo mirimo ihaba cyangwa itahaba. Ariko nawe aho ngaho, ariko nanjye nago twakemeranya, kuko nese amafaranga waba uhembwa hariya niyo waba uhembwa ku butaka. None se wowe indege itike wakoresheje ugenda unagaruka, hano hariyo wakoresheje. Gusa icyo nemera cyo, sibyo? Icyo nemera cyo, umuntu ujya gushaka base y'ubuzima hanze nibyo pe, ariko nyuma yo kubona base y'ubuzima nyine umaze kubona nyine donc ifatizo ry'ubuzima muri Afurika, by'umwihariko mu Rwanda, ni ahantu heza ho gutura, ni ahantu heza ho gutuza no gutekanira. Ariko njye nicyo nashaka ngo wumve neza, tikijya muri Amerika nangaye si amafaranga navuga ngo uyafite hano waratekereje icyo gukora neza wayakoresha. Wa muntu wagiye muri Amerika igihe azamarayo, nawe igihe uzamara hano uyakoresha, nkeka ko yaza n'ubundi ukomeza kumukoresha, nawe umuha akazi yaba yazanye, ariko agasanga uracyamuri hejuru. Shaka renze ko ugiye kuzajyaho ukajya unyohereza akantu. Ubu Donald Trump atumye ubihindura. Donald Trump hari ikintu anyigishije, urumva? Ikintu anyigishije numva n'uwari wese akwiye yakumva, ahubwo niyicare reka twige kandi duharanire kumenya. Donald Trump ni umwe mu bantu bakomeye cyane, buri ikintu umuntu wese akwiye kumumenyaho. Trump buriya ni umuntu wihirinze cyane, kandi kuko muri za 70 na sinzi murebe neza, n'igihe uyu mugabo nyine yari ukiri uwa mbere mu iteramakofi Michael Tyson, Donald Trump niwe muntu wamutwazaga ibitabo, donc ariwe muntu ushinzwe gahunda ye y'umunsi kuri w'abana bavuga ati ndwanye yanjye. So Michael Tyson niwe yakoresheje Donald Trump, ariko uyu munsi wa none level bombi bariho. Trump umukozi we yakoresha umukozi wa Donald Trump yakoresha Michael Tyson.
bivuga ngo Trump yarize Yego. aramenya areba ibyo akorera uriya niko igisimera niko igisimera ari igihe ureba umuntu ari hasi uyu munsi wa none ariko ejo nyine akajya hejuru. Ejo uruziga rw'ubuzima rwagukaraga ugasanga rukuteretse ahantu wisanga uri gusaba umuntu wimye, sibyo? Mwabantu mwe mwagiye hanze, sibyo? Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyiza cyane, ongeraho cyane, ni igihugu cyiza none cyane cyane nk'umuntu ufite base y'ubuzima, sibyo? Rega twemeranye ku isi ni ku isi si mu ijuru, n'ahantu ku isi waba uri comfortable ku buryo ngo wabaho utavunitse, ntibibaho. Ntabwo bibaho. Njyewe ahantu nakwemera ubundi nawe urakujyayo avuga ati nge nzagenda njyeyo nicare ninjye mbeho neza, aho nabyemera nakuva ko ari cyahunze. Ariko nimwe uzagenda n'imbaraga baba bakoresha mwabiriya bihugu, ari bakoresha imbaraga zikubye inshuro nk'eshatu izo bakoresha babikoresheje naho muri Afurika batera imbere. Uvuga ngo ahubwo Afurika ihita noneho yikuba naganiriye n'umubro wanjye uri mu Budage. Abantu musenga mujye munasengera abantu baba hanze. Hari igihe buriya mbona umuntu avuye hanze cyangwa yitwa ngo aba hanze wo kumva yuko ngo yageze muri paradizo, sibyo? Struggle guhura nazo nawe ahura nazo, sibyo? Ndimo mvugana na mugenzi wanjye ngira ngo nibwo yarakigera muri Dubai. Amafaranga urakora ukayabona, ariko iyo urwaye akantu gato nko kurwara twaducurane wivuza ibi binini by'iryitanu hano mu Rwanda iki, urumva fagitire nibuze noya wishyura ni 600 wivuza ibicurane cyane. Kandi bivuga ngo ibyo 600 igihe abikorera, oya nabwo barakuvuna, ariko ababoneka wavunitse, ariko ibintu byaho byose kuyabona ni nako yarekura, sibyo? Reka twe kuba abantu nyine bari aho ngaho bumva yuko uyu muntu agiye hanze nyine ngo amafaranga nyine ngo ngewe njye mvugana n'abantu benshi bari hanze. Hari abantu benshi baba diaspora bava hanze akaba yarakubisweyo, ariko akaza cyane cyane mu minsi mikuru aje kwemeza abantu bari ku butaka bw'u Rwanda. Hamwe afata n'ideni bro, agafata ideni ry'ibihumbi 8 kandi yazasubirayo kuryishyura bikaba ingorabahizi. Bra rero dere ikintu njya mvuga ngaruka ku Banyarwanda, twe twarwaye indwara yitwa hanze, yitwa kujya hanze gusa, ariko ntituzi hanze igihari. Ya kujya hanze ni byiza niba warabipuraningiye, sibyo? Uzaho ugiye, sibyo? Uzi karita yawe ugiye gukina, ariko wibuna mugenzi wawe agiyeyo ngo nawe ushatse kwirukirayo, kuko ingendo y'undi iravuna. Yes. Rero mwana, kuko ari igihe wazisanga gutya warihenuye ku gihugu cyawe ukagenda gutyo ukirirwa uvuga ejo Donald Trump nakugarura uzagaruka he? Igihugu cyawe niho hantu ho kujya, nicyo kizakwakira, sibyo? Nge buriya nkunda cyane, nkunda Rwanda Day yo yabaye, ndabikunda cyane iyo mbonye umwana w'igihugu uri hanze utuye ku butaka bwo hanze mu by'ukuri, sibyo? Atekereza akavuga ngo reka nisanishe na gahunda z'abari mu gihugu. Ariko ugasanga hari umuntu uri mu gihugu ufite imyumvire ipfuye ku gihugu n'umuntu wo hanze uba hanze ataba afite. Aho utavunitse reba abantu abanyarwanda dufite baba hanze, iyo bagenda bagiye nk'intumwa z'u Rwanda bakajyana umuco bakaguma mu muco w'i Rwanda, mbega bagakora nk'abafite intego yo kuvuga ngo barashaka kuzamura bro, ishyanga rikuzwa na ba nyiraryo. Yego, bakaba bafite iyo ntego. Ubu urambwira ko mu Rwanda tuba bikimeze gutya? Ko mu Rwanda n'ahantu ntukababwire bazaze uko bazi yuko Amerika ifite iterambere, u Rwanda narwo ku rwego rwacu dufite iterambere, ahubwo vuga rihambaye. Nujya nuje sinyeka yuko, ariko tekereza bro, reba nk'umuntu uheruka mu myaka 15, reba nk'umuntu uheruka hariya hahoze gare ya Kacyiru. Tekereza none se ahubwo imyaka 10 njewe se 15 yashize ni miki, nayo ni 15 ni myinshi, 15 ni myinshi. Reba wagiye hanze, sibyo? Muri wenda mbere gato ya Covid, reka tuvuge ngo wagiye hanze muri 2012 na 3 uyu wowe yanayoba yaza agasanga byarahinduka, hose yayoba uri kumva. Kuko ngewe ejo bundi bazi yankubeshye, ejo bundi navuye ariya ku kazi
naragiye mu mujyi, buriya umujyi nabonye usa nkaho wagira ngo wabaye munini kandi ari wa wundi. Kubera guca nkunda guca inzira imwe, ncinzira ntaheruka gucamo, natangiye ndeba amazi ahari nsanga nta nimwe nsanzwe nzi. Byarankanze. Niyo navuze ngo oya niko bimeze Kigali. Wagiye hariya ejo nabonye hari gushya, ko nabonye n'undi hari inzu zitaruta iz'iwacu. Oya Kigali iri gutera imbere. Ngira ngo hari n'ibikorwa tugiye kujya, hari moves ngiye gutangira kujya nkora. Hari amafilime ngiye gutangira kujya nyinisha arimo na bamwe mu mastari. Ariko mu by'ukuri mu Rwanda natwe dushaka gukorera ahantu, ushobora no gufatira video ahantu ukavuga ati ahantu ntago ari mu Rwanda. Yego, sibyo? Urabizi uko nawe uri muri Kigali, ari quartier uri kumara amezi 3 utayijyamo, wajyamo ukabona harahindutse. Kankwa urugero ruto. Urabona ari kwirebero. Uheruka yo ryari? Wihavuga. Uretse gato nago icyo nicyo nago cyo. Wihavuga. Nje ngo hayi. Maheruko musibejo. Hasi mu gishanga. Nibyo nabonye mu gitondo batangiye ejo. Heka ko nyuma y'icyumweru warusanzwe amaze nk'ukwezi atahagera, azagira ngo yayobye. Reka ngushimire cyane. Mu by'ukuri cyari ikiganiro kibaza ku byemezo Donald Trump yafashe n'ingaruka bishobora kugira kubimukira, ariko cyane cyane twibanze ku gice cy'abanyarwanda, ko natwe turi abanyarwanda. Reka tugende duhahe iyo mahanga, ariko twibuke neza yuko aho duturuka ari mu Rwanda, kandi u Rwanda rukeneye amaboko n'ibitekerezo byacu. Aho waba uri hose, niba utifuza neza y'abanyarwanda kandi uri umunyarwanda, ufite ikibazo, ntabwo igihugu aricyo gifite ikibazo, sibyo? Ufite umubyeyi mubi bigenda gute? Ubundi umubyeyi mubi wemera ko ari mubi, ahubwo ukavuterekanye ngerageze uburyo uramurwaza, sibyo se? Urwaze paka mugize mwiza, ntabwo uvuga ngo reka nigendere. Nabo bivugisha ngo igihugu cyacu kiraryoshye, kiratemba amata n'ubuki. Ngira ngo Donald Trump imyanzuro yafashe irasa nkaho iri buhumura abantu benshi cyane. Njye nahise mbona. Ubu ndimo ndareba noneho. Uracyagiye yose? Njyayo. Ngiye kujyayo, nzajyayo kuri gahunda. Ariko ntabwo nzajyayo mu buryo natekerezaga kujyayo. Kuko natekereza kujyayo kuko ntekinitse, nkagira ari amahirwe ngize, ariko ndashaka no gutegura. Nkavuga ngo ngiyeyo hari ikinjyanye, hari icyo ngiye gukorayo, hari icyo ngiye gushakayo, ariko ngamije iterambere ry'igihugu cyanjye. Byo kugaruka nkagira icyo mpindura mu gihugu cyanjye. Abo nasize sinakwivuza ngo bose nzemwe ngo bankurikira, ubwo ngenza babone umusaruro banyeyo. Ubwo nkavuga ngo na buri munyarwanda wese yakwiye kubatekereza gutyo, uhari agatekereza kubo yasize, agatekereza ko abo yasize nimba ari iterambere yagezeho, nabo nashaka uburyo ibyo yigiye hariya bikorerwe hano. Yego, reka ngushimire cyane. Gusa icyo nge nakisabira by'umwihariko abantu bari muri diaspora n'abandi ni diaspora nyine, ndashimira cyane mbikuye ku mutima abantu bakurikiza gahunda z'igihugu kandi bagakuma bakunda u Rwanda aho bari hose. Gusa nanone serivisi nabasaba n'ubutumwa nabayisabira nk'umunyarwanda, ibihugu bagendamo ntago duhakanye ko hari ubuzima biriho igihugu cyacu kitaye cyageraho. Hari n'ubumenyi n'iterambere baba bafite twe tudafite, ariko se nibande bo kuri tugezeho. Wowe wagurutse ukagiye Amerika cyangwa mu Bwongereza n'ibindi bihugu, ngwino utwereke. Bakakanyoni kagurutse kakabona iyo bweze, kakaza gusangiza abandi ibyo kabonye, sibyo? Nibigenda gutyo u Rwanda tuzarwubaka tube rwa rundi twifuza, sibyo se? Kandi u Rwanda se ko rurimo byose, u Rwanda amazi yamoneka, umuriro rawufite, buri kintu cyose kirimo. Neze ko Amerika wumva isa nkaho iyoboye, wenda tunasoza icyo Amerika ifashe ko n'ikindi gihugu ujya kumva nacyo ngo gifashe umwanzuro. Twese niba tugarura mwa Abanyarwanda mwe tuzaza muri Rwanda. Reka tubyibazeho. Urakoze barafindura. Urakoze cyane nawe Didier.